nkubwire ngo Imana igufiteho imigambi myiza. Hari igihe Imana idatabarana, idaserukana amagambo, ahubwo igaserukana ibikorwa. Hari igihe ikora icyo bita intervention rapide. Imana ishimwe cyane. Mu gihe cya Daniyeli ntabwo ba Daniyeli bari bakeneye, ntabwo Imana yabonaga ko ikihutirwa ari ukuza kubabwira ngo bwoko bwanjye ndabakiza mu itanura ry'umuriro. Abantu bazanye imbago bagataha batikicumba imbago. Imana ikora ku mugaragaro. Twabonye abazaga ari abasazi, hari ahantu inyuma mu kumba k'amasengesho kari gahari, wasangaga harimo abantu baboshye, hakabaho umwanya wo kubasengera. Mboneho gusuhuza abitwa ba Benjamin. Imana ari wowe wibwiye, ishobora kukubwira muri benshi, ariko wowe wibwiye ugahita wumva icyo Imana ivuganye nawe. Ntabwo Imana ari injiji ku buryo nubwo yavuga mu marenga, iri buvuge ku buryo uwibwira atayumva kandi yashatse kumubwira. Iyo Imana ikubwiye, umutima wawe wumva Imana, ukumva ko ari ikubwiye. Njya mbona abahanuzi bamwe aza akaguhanurira akabanza akakubaza amakuru, akakubwira ati ariko harya ati warabyaye, wamubwira uti ntabwo ndabyara, tumva uko Imana ivuze. Wumvaga ibintu bitangaje. Wajyaga mu itorero rimwe ukajya ukumva umuhanuzi arahagurutse arahanuye akavuga ngo bwoko bwanjye ngo murabe maso, ngo ibimaze gucaho ngo ni imirabyo. Reka mbashimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano kuri Izabisoza TV. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu, ibaha ibanezeze, ibateteshe, ibarebe ijisho ryiza mu izina rya Yesu Kristo. Yego wabyumvise neza, hano ni Izabisoza TV. Umunsi ku munsi tuba turi kumwe n'abantu batandukanye. Amavuta mbese ahora ahinduka uko umunsi uje nuko nduje uje. Munsi rero turi kumwe na mushumba. Mbere ko tumwakira hari insanganyamatsiko dufite, twifuza yuko uyu munsi ari buze kutuganiriraho, ariko ntarabivuga iyo ariyo. Reka nsuhuza abantu bari burengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intara gatandatu y'abadiaspora n'abantu benshi bamaze gukora subscribe. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ibishimire. Mudufashe ivugabutumwa, kuko iyo dushizeho ikiganiro mugahita mwihutira kuza kukireba, n'ukuri muba mugize neza kandi muba mudufashe kwamamaza ubutumwa bw'ubwami bwa Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Reka mbabwire ngo ndabashimira cyane umunsi ku munsi kandi turanabasengera, kuko twifuza yuko hari ijambo ryanditse muri Bibiliya naje kubitekereza neza, ngo niyo mwaceceka ngo ibiti n'amabuye bizamamaza ubutumwa bwiza. Nuvuga ngo iyi kamera suppose that ko ari ibuye, aho ihagaze ni igiti. Ubu si igiti n'amabuye ntibyatangiye kuvuga. Iyo udafashije rero kwamamaza ubutumwa, ubu uri kwica ihishurirwa ry'ubwami bw'Imana. Rero reka tubashimire, reka dushimire abantu bakurikirana mushumba inyuma ya kamera. Namenye yuko hari n'abantu bamukurikirana inyuma ya kamera, sibyo kumukurikirana kuri channel gusa, n'inyuma ya kamera bakamuhamagara kamaze mushumba umeze ute, kudaheruka kuduha inyigisho, ko wahindura wakongera nabo, kandi bakanamenya bati mushumba uzagaruke umeze gutya na gutya. Biba ari byiza cyane, bakabigiramo uruhare kuba mushumba yaza ntagira inyota. Ntabwo ndarengaho ntabwo ndarengaho, ahubwo mushumba nagira ngo umunsi tuganire ku bijyanye n'imyuka ikorera mu bantu, ariko twibanda cyane mu murimo w'Imana. Hari abahanuzi bajya bahanura, ukabona umuntu yahanuye arahanura aravuga ngo tariki ni ikintu kizaba. Iyo tariki rwose ugasanga nta nubwo kibaye, nta n'agacucu k'ibyo yavuze kabaye, kandi akavuga ati ngewe n'Imana yambwiye. Hari n'uwo ntavuze izina uherutse guhanura arahanura ati nibitaba nzaba naratumwe na Satani, ati nzahita niyambura umwambaro nuko nigira ahantu. Yego, ntago ahari kubera ko tutavuga abantu, ahubwo tuza kuvuga Imana kurenza ibindi byose, tukavuga n'amazina yanditswe muri Bibiliya. Ariko ndagira ngo tuganire se mushumba, umwuka w'Imana, icyambere tubwira ukora ute,
kabiri niki cyabwira umuntu ukurikiye abantu b'Imana ko uyu mwuka uri kuvuga ari umwuka w'Imana. Icya gatatu, ese ubuhanuzi ubundi bw'ukuri niki cyemeza ko ubuhanuzi ari ubw'ukuri, bugenzurwa bute? Niyo umuntu yahanura byibuze ari Imana yamubwiye, kuko tuzi ko ari Imana yajyaga ibwira ibintu ntihite ibisoza, ikazabisoza mu kindi gihe kandi kirahira yuko ari Imana yabikoze, nubwo yababwita ndabikora. Kuko hari abahanuye Kristo mu isezerano rya kera bavuga bati ndamureba nguri yageze hafi, ariko aza gusohora nyuma, aza kuza nyuma y'imyaka magana. Abakomenta muri Bibiliya bo baravuze ngo na uriya mugabo wateruye Yesu ngo ageze, ngo amaze gupfa, Simiyoni ngo amaze gupfa ageze hepfaho, ngo yasanze ahantu hita ishori bakingiranaga imyuka y'abera, ngo nuko ngo nawe yinjirana nawe aho, ngo yinjiraho, ngo noneho ngo hageze, ngo abwira ngo ba Elisa n'abandi benshi, ngo aramaza bati umwami twahanuye twakoreye usize bimeze biti, ngo arababwira ati ni impamo y'Imana nsize muteruye. Haleluya. Tugiye kuvuga ku mbaraga z'Imana ariko zikorera twigeze kuganira ku kiganiro kivuga ngo imbaraga z'Imana zikorera mu bera, ariko noneho umunsi tugiye kuvuga noneho izi mbaraga z'Imana zikora zite, zisa gute, umuntu uzifite yitwara te, ese niki cyakugaragaza? Hari ngira ngo uze no kudusobanura. Hari imyuka ine, hari umwuka w'abantu, umwuka w'isi, umwuka wa Satani n'umwuka w'Imana. Impamvu nahereye hano ni uko bigenda kandi bikurikirana. Umwuka w'Imana uza mbere hejuru, ariko nge nahereye ku mwuka w'abantu, umwuka w'isi, umwuka wa Satani n'umwuka w'Imana. Nuko bigenda binarutanwa mu nzego. Akenshi cyane burya nubwo umuntu ngo ari ku rwego rwa 6, Imana igakurikiraho 7. Naho nta kantu nigeze kubona umuvuga butumwa ariko kavuga, nako nzakakubaza inyuma ya kamera. Mushu, ndagusuhuje rero. Nagira ngo uze kuduhuriza impano z'abana b'abantu, cyangwa se impano z'Imana, umwuka w'Imana wabwirwa n'iki, ubitugire mu mizi nk'umushumba, maze dusobanurire uyu munsi. Rwose ndifuza yuko ngusuhuza uhita ukomeza. Muraho neza? Amahoro y'Imana nabane namwe. Turabasuhuje, umunyamakuru turi kumwe Emmanuel. Yesu aguha umugisha cyane, nawe murimo werekejeho amaboko ukorana umwete, Imana ijye guha umugisha. Dusuhuje abadukurikiye mwese, abakurikiye kamera za Bisoza TV, Imana ibaha umugisha. Tunezezwa no kubana namwe, kuko duteguye ntitubone abo dutegurira ntabwo byagenda neza. Tubasabiye umugisha ku Mana. Reka tubanze dusenge, hanyuma Imana ibane natwe muri uyu mwanya. Mana yo mu ijuru, Mana yo kwizerwa, tugushimiye ko urukundo rwawe ari rwinshi, rugira akagero. Abaririmbyi bagiye baruririmba uburyo butandukanye. Tugushimiye ko turi amahoro, dutambye ibitambo by'ishimwe by'uko turi amahoro. Izina ryawe niryubahwe. Uyu mwanya tubonetse kuri izi kamera za Bisoza, turasabye kugira ngo bane natwe, cyaduka dukoresha ugakorana natwe, abantu bakumva Imana binyuze muri twe. Kandi reka abantu bahembuke, kuko Abisiraheli wabatungishije manu barimo bava mu Egiputa, barinda bagera mu gihugu cy'isezerano. Ariko ab'iki gihe washimye kudutungisha ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe rigira ububasha mu mitima yacu, kandi rigira ibyo risenya, kandi rigire n'ibyo ryubaka. Urakoze kubyumvise, turagushimiye. Bana natwe mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaha umugisha. Yakoze kuduha topiki nziza kandi ikenewe. Kamvuge ngo ikenewe kuko abantu benshi bakunze ubuhanuzi, kandi nibyo rwose. Burya ngo aho umwuka w'Imana atari, abantu bigira ibyigenge. Umwuka w'ubuhanuzi ni ngombwa, impano y'ubuhanuzi ni ngombwa, ndetse n'izindi mpano muri rusange. Ndaza kuvuga ku mpano z'umwuka wera. Imana imfashe, kuko numva nshaka kuvuga ibintu byinshi kandi mu gihe gitoya. Imana imfashe. Impano z'umwuka, reka mpere ku mpano z'umwuka. Impano z'umwuka ni ngombwa mu itorero cyangwa se mu bantu, kuko Imana yatanze izi impano z'umwuka kugira ngo abantu bafashwe. Ntabwo ari impano z'abantu,
ahubwo Imana yabonye ko hari impamvu yabonye ko igikwiye ari uko haboneka impano z'umwuka wera. Imwe mu mpamvu yatumye Kristo asezeranya abigishwa cyangwa se asezeranya abanyetorero kuzabasukira ku mpano z'umwuka. Impamvu ya mbere nuko ubwami bwose bw'isi bugira ibintu bibwubaka kugira ngo bukomere, kugira ngo bwikingire, kugira ngo bunakore neza. Ibi bintu uko ari bitatu bira no mu buzima busanzwe no mu bwami bwose bibaho, kuko ubwami bwose bukenera ikintu gituma bwakora neza, haba muvoma ibintu bikagenda neza, kaba imikorere myiza. Cya kabiri, bugira ikintu gituma bugira ubudahangarwa, iminite, cyangwa se butuma bwikingira bugakora neza. Niyo mpamvu burya mu bwami cyangwa se mu buyobozi busanzwe bwa leta habamo imbaraga z'igisirikare, habaho igipolisi, habaho no kugira ngo haboneke ubudahangarwa bw'ubwo bwami, ibintu byose bibe bigire ordre. Hanyuma icya gatatu ni ukugira ngo bwaguke, bukore neza, hanyuma bwikingire, bunaguke, ibintu bigende neza, abantu ntibagende basimbuka bagenda, ahubwo ni ukugira ngo abantu baramire mu gihugu, abantu bagubwe neza. Ubwami bw'Imana nk'umusogongero hano ku isi nabwo bukenera ibi bintu uko ari bitatu. Icya mbere, ubu bwami bw'Imana umusogongero mu isi bukenera gukora neza, hakeneye urujya n'uruza mu bwami bw'Imana. Haleluya. Hakenewe iyi muvoma, hakeneye uyu mudendezo mu bwami bw'Imana. Icya kabiri, hakenerwa kandi ubudahangarwa. Natangiye mbabwira ngo kimwe mu mpamvu zatumye Kristo asuka impano z'umwuka wera mu isi byari ukugira ngo itorero rya Kristo rigira ubudahangarwa, rigira iminite, ntihagire umuntu uvogera itorero, ahubwo impano z'umwuka ni bimwe mu bintu, ni kimwe mu bikoresho, ni kimwe mu bintu bituma itorero rigira agaciro, ntihagire uvogera itorero. Ibi iyo mbivuga ndabyibuka ndanabyumva. Njyewe nabayeho mu bibuga hitwa Bibare hagati 9 n'umunani, 9 n'ikenda, byari bishyushye cyane, kuza ukagera muri za 2. Uyu mujyi cyane cyane mu itorero rya Deperi hari ahantu hagera muri hangahe muri no mujyi wa Kigali hari ububyutse cyane bukomeye. Ahari ku isonga hari Bibare. Iyo tuvuze Bibare ntitwibagirwa Rubonobono, ntitwibagirwa Igalilaya, twibagirwa bitwaga ba Mupenzi, ntabwo twibagirwa, twibuka abantu benshi muri ubwo bubyutse. Waraza ukagera ku Muhima ukumva bimeze neza, wagera i Nyarugenge mu Gakinjiro ukabona bimeze neza, ariko n'ahandi na za Sejemu n'ahandi. Ubwo ndimo ndavugaho na ububyutse ahantu twajyaga tujya twibereye muri ubwo buzima. Iyo wageraga Bibare wabonaga imirimo y'Imana ikoreka, ukabona hari ubudahangarwa mu nzu y'Imana. Nibutse urugero rumwe, njyewe mfite bakuru banjye bari muri uno mujyi nka 2, ariko umwe muri bo ntabwo akijijwe, turimo turamusengera Imana duhaye amasezerano meza yuko azakizwa. Umunsi umwe tujya Bibare, ni umuvandimwe wagiraga ishyaka kandi ukunda abavandimwe be, ukunda umuryango we cyane. Imana ijya imuha umugisha, niyongeramo agakiza bizaryoha cyane. Twagiye Bibare ndi kumwe n'umukecuru wanjye umbyara mama, tugenda tutahazi, tugiye muri ubwo bubyutse tugiye gusenga.
tugezeyo agatima karamukubita ati abantu bagiye bataza ahantu wabakurikira bataba bayobye. Araza dusangayo ariko asanga twinjiye. Twari tugisengera mu gasengero gatoya, abantu basengeye bibare muri iyo myaka barabizi. Ako gasengero karuzuraga abantu bagahagarara mu muryango no mu madirishya. Ahagarara mu muryango, ahagaze mu muryango, icyo gihe hayoboraga icyo cyumba cyayoborwaga na ubu yabaye bishop, umubyeyi wacu dukunda witwa Rugamba, niwe wayoboraga icyo cyumba akiri aho ngaho, kiri mu ivugabutumwa rikomeye ry'ububyutse, kandi Imana imuha umugisha. Ndamukunda kuko Imana yamukoresheje ibintu by'ubutwari, aho igejeje no ku rwego agezeho turabishimira Imana. Imana ibishimirwe, nikomeze imushyigikire. Muri icyo gihe ahagaze mu muryango, Rugamba ayoboye ahita ajya mu mwuka. Agiye mu mwuka aravuga ngo ariko se ngo nk'abantu batubaha inzu y'Imana, ngo umuntu akaza no mu rusengero afite amasigara mu mufuka rwose, ngo ntiyibaze ko ari no mu rusengero aje. Uwo muvandimwe, ibi mbabwira ni ibintu ntabwo ari amateka ya kure, ni ibintu nzi, ni ibintu mpagazeho. Uwo muvandimwe yumva ubwoba buramwishe, asanga yazanye amasigara mu mufuka. Arangije cyakoza yihagararaho, agenda gahoro gahoro, ya matabi aragenda ayata muri tuwarete. Ayataye muri tuwarete aragaruka. Agarutse araza ahagarara hahandi yarari. Akihahagarara nuko Rugamba ahita abwira iteraniro, aravuga ngo nimuhereze Imana icyubahiro, ngo wa muntu yamasigara yavunaguye yataye muri tuwarete. Iyo ngeze aha numva imbaraga z'Imana zikorera mu bantu nzihaye agaciro. Mu minsi yashize twakoze ikiganiro hano, ngira ngo ntabwo barakizana, bazakibaha muri no minsi, kivuga ngo imbaraga z'Imana zikorera mu bera. Haleluya, haleluya. Isi imbaraga zijya zijyana n'umuntu kandi adahari. Niko Elisa byagenze. Elisa yari afite kubwiza imbaraga, yari afite umutima ujya wambara amaguru n'amaboko ukagenda ukajya kwa tendingi inama z'abasiriya, kubw'imbaraga z'Imana zikorera mu bera. Icyo gihe uyu mukozi w'Imana arangije aravuga ngo muhe Imana icyubahiro, wa muntu yamasigara yari afite ayataye muri tuwarete. Ibyakurikiyeho byo sinakurirwa mbijyamo, kuko yahise aza yiruka, yagize ubwoba bwinshi bw'ibimubayeho, aza yiruka, yageze mu rugo yiruka, twari dutuye ahantu bita muri Rukiri, aza yiruka yayahamutse. Twageze mu rugo dusanga ubwoba bwamwishe, yibaza ibintu byamubayeho. Nari ndimo mvuga kwiza impano z'umwuka, bimwe mu byatumye Kristo azisuka akazitanga mu bantu, kandi bakanabana nazo, bakagendana nazo, bakaryamana nazo, ni ukugira ngo itorero ry'Imana rigira ubudahangarwa. Icya kabiri, nibutse igihe kimwe, mvuze ibya Bibare bwo natinda, kuko Bibare twahaboneye Imana muri ADPR. Twabonye Imana, twabonye imbaraga z'Imana, twabonye impano z'umwuka zikora ku mugaragaro, twabonye ibiragi bivuga, twabonye abantu bazanye imbago bagataha batikicumba imbago. Imana ikora ku mugaragaro. Twabonye abazaga ari abasazi, hari ahantu inyuma mu mukumba k'amasengesho kari gahari, wasangaga harimo abantu baboshye, hakabaho umwanya wo kubasengera. Mboneho gusuhuza abitwa ba Benjamin, abitwa ba Mukecuru, n'abandi. Ndibuka korali Tabaza. Imirimo y'Imana yarakorekaga, ukabona ko imbaraga z'Imana ubwazo zituma ubudahangarwa buza mu itorero, kandi nacyo Imana yazisukiye, Kristo yazisukiye, yasutse izo mbaraga kugira ngo itorero ryayo nk'ubwami bwayo bw'umusogongero mu isi habeho ubudahangarwa, habeho kwikingira.
ntabwo bikwiye ko umuntu yivuruguta mu byaha ngo narangiza aze no mu nzu y'Imana ubone ibintu byose yabigenje uko bishaka. Nuko umuriro uba warazimye. Iyo umuriro w'Imana waka, iyo imbaraga z'Imana ziri mu rusengero, ntabwo ahantu harimo umuriro, ntabwo inyamaswa zose zipfa kuryama muri iryo ziko. Ariko iyo umuriro umaze kuzima hasigara umunyotwe, hanyuma hagasigara ivu. Iyo ivu ryasigayemo nibwo dukoko twose twaryamamo. Ntabwo umuntu yasambanaga ngo aze yiruka uko yiboneye hanyuma aze mu nzu y'Imana. Yabanzaga guca ahantu. Nibutse ikindi gihe twari twagiye gusenga, twagiye gusengera mu buvumo aho bitaga Jangwani. Turagenda, ubwo abahibuka barahazi kuko sinjye wahahimbye, sinanjye wahasengeye njyenyine. Umunsi umwe tugiyeyo, twari tugiye kuhasengera iminsi 3, twari dufite iminsi 5 ariko tukamara 3, indi 2 tukazayisengera mu rugo kuko kugira ngo tuzabone uko tugera igihe cy'imbaraga, tutazahera muri uwo mwobo tukabura umwuka. Turagenda, twagiye, twabanzaga kujya guca ahantu ku gikarabiro tukezwa, ibintu bikagenda neza. Turagenda duca ku gikarabiro, turagenda tujya mu buvumo. Tugeze mu buvumo, icyo gihe kubw'umutekano no kubw'ubuyobozi bujya buturebera, bwari bwaravuze ko bitemewe ko abantu bahasengera, bahacungiraga umutekano cyane. Twebwe tujyamo rero tutazi ko hagiyemo iryo bwiriza, uretse ko abantu baniyibaga ukuntu simbibabwiye ngo ntimuku. Nuko turimo bigejeje nka 9:00, tugiye twumva umuhanuzi arahagurutse aravuga ngo mwumve bwoko bwanjye. Aravuga ngo ndavuze ngo nimusohoke mugende. Arongera aravuga ngo ndavuze ngo nimusohoke mugende. Zari imbaraga nyinshi, abo twari kumwe bahite babyibuka. Turangije twumva ko ari Imana ivuze, turasohoka tujya kurara kwa mukecuru, tuhita dukomereza aho ngaho haruguru. Ariko tukigera ku musozi wo hakurya, murabizi ko byari biteganye ku bahazi. Tukigerayo tugiye tubona amatoroshi menshi y'abashinzwe umutekano baje kuhareba. Simvuga ko ibyo twari twakoze byari byiza cyane, ariko no mu bujiji bwacu nuko twari tumeze, Imana yabanye natwe, yanga ko tubazwa ibyo bintu kuko twari turi mu butamenya bwacu. Ariko tugeze hakuryaho, ndimo mvuga imbaraga z'Imana, ndimo mvuga impano z'Imana, umumaro zimariye abantu, ziratuburira. Turangije turagenda tujya hiryaho, tukimara kuhava barahagota, binjiramo basanga nta bantu barimo. Nuko hanyuma ndimo mvuga impamvu z'izi mpano. Icya gatatu, izi mpano z'umwuka wera zituma itorero ryaguka. Iyo iyi mirimo y'Imana ikorekeye mu nzu y'Imana, byanga bikunda abakizwa bariyongera. Iyo umunyabyaha ruharwa aje akihanira muri iyo nzu y'Imana, abamukurikiye n'abari bamuzi nabo bahindukirira Kristo. Iyo umuntu aje yafashwe n'abadayimoni, hanyuma imbaraga z'Imana, impano z'umwuka wera zikora neza, bagasengera uwo muntu agakira, byanga bikunda abantu baraza, abantu bahindukirira Kristo. Niyo mpamvu nababwiye ngo icyambere kizi impano z'umwuka wera, icyambere habaho muvoma neza. Cya kabiri, itorero rigira ubudahangarwa. Cya gatatu, itorero habaho kwiyongera, habaho kwaguka, habaho no mu isezerano rya kera. Imana yagendaga mu isezerano rishya, kubw'izi impano Imana yagendaga ibongerera abakizwa. Yesu abaho umugisha. Twari turi kuri izi impano z'umwuka. Impano z'umwuka ziri mu buryo bwinshi, dufite impano z'uburyo bwinshi, uretse ziri mu Bikorino 12.
hari n'izindi mpano, hari impano z'ubusonga ziri mu Befeso, hari impano zo gufasha, mbega ziri mu byiciro byinshi. Uretse ko uyu munsi nifuje ko tuvuga cyane ku mpano y'ubuhanuzi. Iyi mpano y'ubuhanuzi ni impano ikenewe kandi ni impano abantu benshi bifuza. Abantu b'iminsi meruka bo barayishaka cyane kandi simbi, ni nziza. Imana idufashije mu matorero dufite hakaboneka impano y'ubuhanuzi, byaba byiza cyane, kuko aho umwuka w'Imana atari, abantu bigira ibyigenge. Ariko mu nsengero dufite, nibura izo arizo zose, ntabwo mvuze ngo ni iza ADEPR, ntabwo mvuze ngo ni iz'aba insengero zose, amacacizi yose dufite, hagiye haba mwiza impano z'umwuka wera, abantu itorero ryajya ku murongo, kuko izi mpano nizo kuyobora itorero, ibintu bikagenda neza. Iyi mpano y'ubuhanuzi rero ni byiza ko abantu bayigira, ariko kandi ni impano ikemangwaho byinshi, ni impano ikeneye kuganirwaho. Hari ibyo yabajije by'abantu barimo bahanura muri no minsi, ujya kumva umuntu araje arahanuye ashyizeho n'itariki n'isaha. Ese ntabwo mujya mwibuka ko amasaha turi kubara turaza kubikomeza imbere? Hari igihe umuhanuzi ahanura, agahanura ugasanga mu buhanuzi ahanuye, niba ahanuye ibintu 3, arahita yiyongereraho agakeregeshwa ke ashyireho agire 5. Murakoze, reka dusome ijambo ry'Imana. Narivuze naho mu Bikorino ibice 12 niho dusanga izi mpano z'umwuka wera. Hari impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka ukorera muri bose n'umwe. Iyi mpano y'ubuhanuzi ikora ndayishyira mu byiciro bigera muri 3. Icyiciro cya mbere cyo guhanura ni uguhanura kw'abera bose. Ukuguhanura kw'abera bose kubaho ryari? Kubaho iyo ahantu habaye ububyutse. Iyo habaye ububyutse habaho umuriro w'umwuka wera, ku buryo umuntu wese wabaye muri ubwo bubyutse ataha yumva ubuhanuzi. Buri wese ataha yumva hari ikintu cyahindutse, buri wese agenda yumva yahanura. Nibutse rimwe tuvuye gusenga aho mu Bibare, hari abana twari twajyanye b'urubyiruko, nanjye icyo gihe ndi urubyiruko, nuko duhita dukomereza mu cyumba cy'urubyiruko. Tugeze mu cyumba tukihumiriza gato ngo dusenge, umwana w'umukobwa umwe arambwira ati ndabonye. Ni yego, ntubonye iki? Arambwira ati ngiye kubona mbona inkoko y'isake iciye aha, ati nuko, ati mbona ikubise amababa, ati nuko nsobanurira uko bivuze. Ndamubwira nyine nubwo nyine iciye aha, reka tukomeze dusenge. Ariko icyo nishatse kuvuga ni iki? N'umwana wo mu gakiza muri ubwo bubyutse arahanura, agira amayerekwa, agira ibyo abona, ariko biba bitewe na sheki n'ububyutse n'uwo muriro uri aho ngaho, abantu bose bakagaragara nk'abahanuzi. Ikindi cya kabiri, hari, reka mbanze mvuge kuri aho masozi, ubwo buhanuzi bubaho bitewe n'ububyutse bubaye ahantu, bugeraho bugashira, hanyuma buri wese agahabwa ikimwerekanaho uwo mwuka. Imana igashyira ku murongo izo mpano, buri wese agasigarana impano ye, bikajya mu buryo bigasobanuka. Usigaranye yo kwizera, usigaranye yo guhanura, ko kuvuga mu ndimi. Izo mpano zigenda zitandukana nyuma y'ubwo bubyutse. Guhanura kwa kabiri ni uguhanura ko mu ijambo ry'Imana. Guhanura ko mu ijambo ry'Imana nako ni ubuhanuzi, kandi ubu buhanuzi bwo mu ijambo ry'Imana bwo Bibiliya ivuga ko ari bwo bwemerwa 100%, kuko guhanura ko mu ijambo ry'Imana ni uguhanura, ni ubuhanuzi butavangiye. Bibiliya, ijambo ry'Imana, ni ubuhanuzi butavangiye. Dufite abantu benshi bafite izi mpano z'ubuhanuzi bwo mu ijambo, ariko batabizi ko bazifite. Hari n'abahanurirwa mu rwego rw'ijambo ntibamenye ko ari ubuhanuzi, bakarindira ubundi buhanuzi bwa bundi buvuga ngo umva bwoko bwanjye. Ariko kuguhanura ko mu ijambo ry'Imana ni uguhanura kwemewe, ni uguhanura
kutavangiye. Nusoma mu Baheburayo ibice ngira ngo ni ibice n'umurongo wa 12 n'uwa 13 urahasanga ubu buhanuzi, ukuguhanura ko mu ijambo ry'Imana. Igihe kimwe nigeze kujya mu rusengero, ndumva ari sejemu nari nagiye mfite ikibazo, ariko kandi nagishakiye n'inzira numva ndi bugicisha. Ngezeyo umuhanuzi, umuntu wafashe ijambo bwa mbere ndamwibuka, yahise asoma ijambo rivuga ngo niba imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Abikora ubu buhanuzi, ugiye guhanura muri ubu buryo afata umwanya, hanyuma akajya mu zindi mbaraga, akumva ko agiye ahandi hantu, akavuga ari n'igihe uvuga ibyo utateguye. Yahanuye mu mbaraga nyinshi, cyakoze umutima wanjye numva ko wakiriye ubuhanuzi buvuga ngo imfatiro zirasenyutse. Nahise mvuga ntayiwe ntizirasenyutse, kuko nahise numva icyo Imana ivuganye nanjye. Mbibutsa kandi kantu kamwe ntarakomeza, Imana ari wowe wibwiye, ishobora kukubwira muri benshi, ariko wowe wibwiye ugahita wumva icyo Imana ivuganye nawe. Ntabwo Imana ari injiji ku buryo nubwo yavuga mu marenga, iri buvuge ku buryo wibwira atayumva kandi yashatse kumubwira. Iyo Imana ikubwiye, umutima wawe wumva Imana, ukumva ko ari ikubwiye. Njya mbona abahanuzi bamwe aza akaguhanurira, akabanza akakubaza amakuru, akakubwira ati ariko harya ati warabyaye? Wamubwira uti ntabwo ndabyara, tumva uko Imana ivuze. Imana iyobewe kutarabyara, ukajya ukumva aravuze ngo harya wize segonderi. Nakubwire, Imana nivuga icyo ishaka kuvugana nawe, kuko irakuzi, imenya ibitariho, ibona ibitariho nk'ibimaze kuba. Muraza kumbabarira, ndaza kuvuga, navuze ko ndibuze kuvuga ibintu byinshi, ndumva nabuze naho wenda nza kubigarurira, kuko ni ibintu byinshi numva nshaka kuvuga kuri izi mpano z'umwuka wera, ariko cyane cyane nkavuga kuri iyi mpano y'ubuhanuzi. Icya gatatu, kuguhanura kwa gatatu, ni uguhanura kw'Imana. Noneho rero ukuguhanura kw'impano ko turaza kugutindaho, ariko mbere yuko twinjira mu guhanura kw'impano, reka banze turebe ubundi umuhanuzi ni muntu ki? Umuhanuzi ninde? Umuhanuzi ni umuntu uvuga mu cyimbo cy'Imana. Imana yakaje ikavuga, ariko uyu muntu uri kuvuga, uyu muntu uri guhanura, uyu muhanuzi avuga mu cyimbo cy'Imana, kuko Imana ntabwo izaza n'ibishura byayo ngo izikubwire, ariko hari abantu yatoranije. Aba mu isezerano rya kera nibo bitwaga babamenya. Uyu yabaga ari umuntu watoranijwe, Imana ikaba yaramushyiriyeho guhanura. Ntabwo yihishaga ubuyobozi, ntabwo yihishaga na leta yabaga imuzi. Abami babaga babazi, yabaga atuye ku musozi babizi ko ari umuhanuzi. Ab'iki gihe bo hari n'igihe ujya mu cyumba nkatwe b'abapasitoro wageramo kumva umuhanuzi aravuze ngo mwumve bwoko bwanjye, ngo mube maso, ngo tujwemo. Ntabwo bashaka ko umwuka wabo utinya abapasitoro, umwuka wabo utinya abayobozi. Ariko uyu muhanuzi yabaga azwi, umuntu akajya kugisha inama, kandi yaba amugezeho Imana ikamusanganira nk'uwo yahamagaye ikamubwira ibyo avuga. Uyu muhanuzi, hari imirimo y'ubuhanuzi. Uyu muhanuzi se ashinzwe iki? Imirimo ye ni iyihe? Uyu muntu imirimo afite ni uguhanura, ni ukumenyesha abantu, ugutangariza abantu ibyo Imana ivuze, yaba ibizaba vuba, yaba n'ibizaba kera. Uyu muntu kandi ni umuhuza w'abantu n'Imana. Umuhanuzi, imirimo y'umuhanuzi ni myinshi, ntabwo ndi buyinjiremo kuko
ndashaka kuza kuvuga ibintu byinshi ku bahanuzi, ariko imirimo y'umuhanuzi ni ya yindi nyine namwe muzi. Ni umuhanuzi nyine avuga mu cyimbo cy'Imana, ni akanwa k'Imana, ariko atangariza abantu ibintu, atangariza abantu ibizaba, yaba ibizaba vuba yaba n'ibizaba kera. Bibutse ko iyo umuhanuzi ahanuye arimo ahanura bameze nk'ureba ku tununga tw'imisozi, abareba ku misozi akabona akanunga ko hakurya. Ako kanunga iyo akabonye ahita abona ibintu biriho, kuko Imana yo ntabwo ikorera Imana ikorera muri preza, ntabwo ibintu byayo ari ibintu by'inzagiye, ntabwo ibibona gutyo. Niyo ibigaragaza ubibona biri muri preza, ariko iyo imaze kubikubwira ntabwo bivuze ngo ugezeyo, kuko hagati y'ibihanurwa n'ibisohora harimo igikombe. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu Imana iramubwiye ngo nguhaye akazi, agahita ahaguruka mu rusengero agashima Imana, agatega amaboko, yarangiza akongera agakubita nk'amezi 5 atarabona akazi. Ntabwo ari uko Imana itabivuze, ahubwo nuko uwahanuraga yabibonaga hafi. Ntabwo Imana ari nk'abantu. Ariko mbere yo kubigeraho urabanza wambuke uce mu gikombe, uhinguke kuri ako gasozi k'ibisubizo. Hari agasozi k'amasezerano, ariko hari n'agasozi k'ibisubizo. Reka nigarukire kuri aba uyu muhanuzi uhanura. Umuhanuzi akorerwamo n'imyuka 4, kuko ubuhanuzi ari igikorwa, cyangwa se ubuhanuzi ni igikorwa kimwe kinyura mu nzira y'iby'umwuka bindi. Ari nacyo gituma tuba dukwiriye kugenzura ubuhanuzi n'ibihanurwa. Ntabwo umuntu akorerwamo umuhanuzi, cyangwa se umuntu akorerwamo n'imyuka igera muri 4. Umwuka wa mbere ni umwuka wera w'Imana ukorera mu bahanuzi, kandi uyu mwuka w'Imana ntabwo Imana yawutanze kugira ngo ube igikoresho cy'abantu, ahubwo ni Imana yawutanze kugira ngo wungure itorero. Niyo mpamvu guhanura ntabwo ari ngombwa, ntabwo umuhanuzi ahanura igihe ashakiye. Oya, ntabwo umuhanuzi ari nka radiyo, ahubwo Imana yamuhaye iyo mpano iyikoresha mu gihe ishatse. Kansubire muri aka kantu, ntabwo impano ikoreshwa n'umuntu, ahubwo Imana ikoresha impano mu gihe ishatse, kuko Imana yasutse impano kugira ngo itorero kugira ngo abantu bibagirire umumaro abantu b'Imana. Uyu mwuka w'Imana hagakurikiraho umwuka wa Satani. Umwuka wa Satani ni umwuka ukorera mu bantu, ariko ukorera mu bantu ufite icyo wuririyeho. Ntabwo shitani yakuvangira idafite urwego izamukiyeho. Iyo umuntu yihaye ibintu byo guhanura afite ibyaha, byanga bikunda shitani iramuvangira, kuko ifitemo akanya, ifitemo akantu iri bwuririreho. Umwuka wa gatatu ni esprit de l'homme. Esprit de l'homme ni umwuka w'umuntu, umwuka ukorera mu bantu, ndetse muri iki gihe ujya kubona ukabona hafi 80% barimo barakoresha esprit de l'homme, umwuka w'amarangamutima, umwuka w'umuntu. Uyu mwuka ujya ufata ibintu ukabirema, ukabigira nk'ibiriho. Umuntu akavuga ati nifuhe ryanyishe, nyamara ni umwuka we waremye ibintu wabishyizeho. Uyu mwuka ndetse uyu mwuka ndaza kuwufatanya na esprit de l'homme, esprit du monde. Esprit de l'homme igikorana na esprit du monde. Uyu mwuka w'isi wo warantangaje. Umwuka w'isi uratangaje, kuko uyu mwuka ujya winjira ukajya kumva wafashe n'ibintu bya politiki ukabyinjiramo. Uyu mwuka w'isi njya nibaza, nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994, hari abantu bari binjiye mu gihugu basengeye, hari n'abandi bari bagisanzemo,
ariko iyo winjiraga mu rusengero wumvaga ibintu bitangaje. Wajyaga mu itorero rimwe ukajya kumva umuhanuzi arahagurutse arahanuye akavuga ngo bwoko bwanjye ngo murabe maso ngo ibimaze gucaho ngo ni imirabyo ngo ibigiye kuza ni inkuba. Cyangwa se ukajya kumva arahanuye akavuga ngo bwoko bwanjye ngo mushake imitaga ngo imvura iraguye. Hari n'uwigeze guhanura aho narindi kuri sheri aravuga ngo Imana ngo isanye kinubi ngo ihagaze hejuru n'abantu ngo na kinubi. Wakwinjira mu rindi torero by'abantu bavuye hanze baje bashaka igihugu ukajya kumva bo ubuhanuzi bafite barahanura u Rwanda nka paradizo. Rwanda haguruka, Rwanda rabagirana, ugasanga barimo bafite ubuhanuzi buhanura buvuga ibyiza ku Rwanda. Ariko wakwigira hirya ku bantu bari barusanzwemo bari baraho ukajya kumva bo barahanura bo barimo baravuga imirabyo ngo ibyari ngo biriho ngo na amasoso ngo ibinyuzeho na amasoso ngo noneho ngo ibisigaye n'uruhara. Ukumva ukibaza ngo ubu buhanuzi aba bahanuzi bite ko bose bari guhanura. Ariko byaterwaga n'iki? Byaterwaga na esprit de Rome ndetse na esprit du monde. Uyu mwuka w'isi n'umwuka w'amarangamutima iyo byahuye bigira periode. Niba hari ibintu bya insécurité wumva birimo bishimashima, ujya kumva abahanuzi batangiye guhanura. Kumva haravuze ngo mube maso, ngo mube maso, ngo umuyaga uraje, ngo mube maso, ngo imitaka, ngo Imana yohereje imitaga, ngo hari amagare menshi aje. Ariko mu gihe hatariho uwo mwuka abantu baba batuje. Ndagira ngo ahantu munyumve neza, mutandukanye uyu mwuka w'Imana, mutandukanye uyu mwuka wa Satani, munawutandukanye n'umwuka w'umuntu w'amarangamutima ndetse n'umwuka w'isi. Umwuka w'isi uratangaje. Hari umuntu umwe wigeze kudusanga muri 2007, twari turi ahantu naye ndi muri papeteri nacuruzagamo. Umuntu araza aratubwira tubu tuvuye gusengera mu rupfu. Ati Imana itubwiye ibintu bikomeye. Ibabwiye ibiki? Iratubwiye ngo dushake ibiryo by'iminsi mikeya, ngo kuko ngo hagiye kubaho umuyaga, ngo uwo muyaga ugiye kuza ngo urakubita iminsi mike, ngo 3 byakangahe by'isi ngo byose bishire. Natangajwe n'umubyeyi twari kumwe yahise yuzuzwa. Avuga ngo ndagushimye Mana, ngo nubundi wambwiye kuzangirira neza nyuma y'ibikomeye. Ndamubwira ariko se ubu pe unejejwe nuko 3 byakangaye bigiye gushira? Hari ubuzima umuntu abamo akanasenga amasengesho atariyo. Uyu mwuka w'isi uzengereje isi, uzengereje abantu. Umuntu araza agahanura uko yaraye, uko yabitekereje agahanura. Uyu mwuka w'amarangamutima wo ni umwuka waduka mu muntu. Ushobora kuba utekereza umuntu mu rwego ushaka. Waba uri musenga wamubona ukibeshya ko ugiye mu mwuka, ariko ni umwuka w'amarangamutima, ni umwuka na esprit de Rome. Hari itorero rimwe nari ndimo nsengeramo, hari umugabo wari wahawe umwanya wo kubwiriza uwo munsi. Bitewe n'ubuzima yabayemo, bitewe n'uko abantu bamutekerezaga, igihe cyo kubwiriza kigeze, abahanuzi 2 b'abamama, byo nari mbiri iruhande. Abahanuzi b'abamama 2, umwe aturuka hari undi aturuka hari, batangiye kare bafureka, barimo bavuga wumva rwose, harimo barangije barimo bamusengera,
bahita baza birukanka bavuga indimi nyinshi, bamukura ku ruhimbi baragenda bamwicaza ku ntebe y'imbere mu bakirisitu. Tumaze kuvuga ngo amena ngo durebe, dusanga wa mwigisha ntawe uhari. Tuzanga bamutwaye, bamutwara bavuga ngo ntuzongere kundibatira inzu. Ariko nyuma tuganiriye n'abo bahanuzi, nari ndi mu nama nyobozi y'aho hantu, dusanga ikibazo atari ibyaha bamubonyemo, dusanga ni uko bari basanzwe bamuzi, nuko bari bamufite mu mitekerereze, nuko bamwibwiraga umwuka w'amarangamutima, esprit de l'homme. Nyuma baje gusaba imbabazi. Uyu mwuka w'umuntu, uyu mwuka w'amarangamutima urimo urakorera ahantu henshi. Ni ngombwa, niyo mpamvu abahanuzi bagirwa inama yo kuba hafi y'Imana. Biragusaba kwegera Imana cyane kugira ngo ube igikoresho cyayo kitavangiye. Ibyo ugiye guhanura ubanza ubirebe. Mbibutse ko n'umwuka agengwa na nyirawo. Ntabwo ibintu byose uzabona uzahita ugenda ngo ubihanure uvuga uti Imana irambwiye. Mbibutse ko Natani iyo ahaguruka akagenda akabwira Dawidi, akamubwira ngo umva uko Imana ivuze. Imana irambwiye ngo warasambanye, usambana na muka Uriya, urangije na Uriya uramwica, none Imana irambwiye ngo wakoze ibyo bintu irakugaye. Ntabwo yari kuvaho, yari gupfa. Ariko umwuka w'Imana uje muri Natani usanga afite ubwenge. Niyo mpamvu abahanuzi bagenzi banjye, mbere yo guhanura banza usaba Imana iguha impano y'ubwenge, kuko guhanura kutagira ubwenge kuzanira ingaruka nyirabyo, kukazanira n'ingaruka n'abandi bantu. Uyu muhanuzi Natani yabivuze mu bwenge, abica mu mugani. Ntabwo Imana yari yamutumye ngo ajye guca umugani, oya, ahubwo ni ubwenge Natani yari afite bwamuteye kujyana ubu buhanuzi muri ubu buryo. Ahanura muri ubu buryo, Dawidi arihana, kandi ntibyagira n'uwo bikomeretsa, ndetse n'umuhanuzi ntibyamugiraho ingaruka. Umuhanuzi agomba kugira ubwenge, agomba kugira umwuka w'ubwenge. Hari ibintu tujya twibaza ku bahanuzi, cyangwa se abantu bajya bibaza ku bahanuzi, nabyo no kubicaho. Hari ukuntu abantu bibwira ko umuhanuzi yahanura kuko abavuga indimi nyinshi, akikoza igicu akavuga ngo ri nguhaye akazi, ri nguhaye imodoka, ri nguhaye umugore, ri nguhaye inzu. Noneho abantu bakibaza batari ko se iyi ri nivamo inzu, iyi ri nivamo umugore, iyi ri nivamo akazi. Akavuga ati uru rurimi ko ari rumwe, kuki ruvamo ibintu byinshi? Ariko ibintu bijyanye n'indimi, ibintu bijyanye no kuvuga indimi cyangwa no kuguhanura, mbibutse ko ziriya ndimi avuga atari nko kwinterpreta nk'uko abantu babyibwira. Ntabwo ari interpretation y'ibiri gukorwa, ahubwo uyu muhanuzi uri kuvuga izi ndimi wahawe ubu buhanuzi, umuntu ahanura bingana n'ubushobozi bwe, bingana n'amarangamutima ye. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona umuntu arahanuye, ariko mbere yo kugira ngo avuge icyo Imana ivuze akabanza imikeka akayishwanyaguza, abandi bagakoma amashyi cyane, abandi bakagendesha amavi hasi, mbega ukabona ibintu byacitse byayobye. Si uko mesaje itaje, mesaje yaje, ahubwo nuko nyiri ugufata iyo mesaje, amarangamutima afata iyo mesaje. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu by'ubutware, ni ibintu by'imbaraga bimanukiye muri we. Ntabwo kubijera no kubisohora abishoboye. Niyo mpamvu ajya gushimaho, yajya gushimaho akavuga indimi akabanza agakoma amashyi. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona arabanje agize gutya. Ni icyo kibazo. Ntabwo ari uko kubivuga guhita avuga ati mwumve bwoko bwanjye atabishobora, ahubwo nuko imbaraga zihita zisohora ibyo bintu zitoroshye.
agahita avuga indimi. Izo ndimi avuga ni indimi zo gusingiza, ntabwo ari interpretation. Sinzi niba aka kantu abantu bakumvise. Ntabwo urwo rurimi avuze ariko ari nko kwinterpreta ibyo Imana iri kuvuga, ahubwo arimo arahimbaza, arimo araramya, ariko araramya mu rurimi yahawe kuvuga. Ashimaho gatoya agahita aramya, agahita yuzura icyubahiro cy'Imana. Hanyuma yarangiza akavuga ngo mwana wanjye ngo haye akazi. Yakongera gushimaho akavuga indimi, ntabwo aba interpreta. Mbibutse ko hari abandi message za akavuga ku ndimi, yarangiza akarekeraho akavuga noneho icyo Imana yamubwiye akabitondeka ku murongo, atongeye kugenda avuga ku ndimi kwa kundi. Hari n'abandi bicara bakuzuzwa, yarangiza message y'Imana akayifata akayegeranya akayisohora nk'uko Imana yamuhaye kuyivuga. Ndimo mbibwirira ngo bitewe nuko iki gikorwa cy'ubuhanuzi ari inzira inyura mu by'umwuka bindi, niyo mpamvu tugira inama abantu kugira ngo basuzume ibi bintu bihanurwa. Ibyo bintu Imana ikubwiye biturutse, bigenzuza ijambo ry'Imana. Hari uburyo bwo kugenzura ubuhanuzi. Uburyo bwo kugenzura ubuhanuzi nabwo burahari. Icya mbere ni ukureba niba uwo muhanuzi aba mu bwere. Uwo muhanuzi abaho mu buzima bwera, aba mu bwere. Uwo muhanuzi agenga umwuka w'Imana. Hari ukuntu umuntu aba akwiye kwitwara, mbonera no kugira inama abahanuzi. Kuko niba uri umuhanuzi, itware nk'igikoresho cy'Imana, ba hafi y'Imana, menya ko ubitse amabanga y'Imana ugomba gusohora. Nutaba mu bwere ukavangavanga, byanga bikunda shitani izaza ikuvangire. Nibutse umuhanuzi umwe yabaga ku musozi umwe mu nce za Kinyinya, mvuza ahantu simvuza umuntu. Yagiye gusura, yari umukecuru, ariko akaba umukecuru ubayeho mu buzima bugoye. Yabaga hari kera muri inzu z'ibyatsi zikibaho, hashize imyaka myinshi. Aragenda atuye aho, umusore umwe akunda umukobwa mu itorero ryacu rya ADEPR, niho nsengera. Aramukunda, ariko bamubwira ko atashobora kumubona ngo amugire umugore atari umwa-ADEPR. Ahita afata umwanzuro wo kuza gukizwa kugira ngo azarambagize wa mukobwa. Akizwa, mbega kumwigisha umubatizo umuntu nk'uwo biraryoha. Abantu bigisha inyigisho z'umubatizo nanjye njya nzigisha kuko ndi umushumba. Kwigisha umuntu waje afite target biraryoha cyane. Uvuga haleluya agatera mena nyinshi kugira ngo akwereke ko yagezeyo, akwereke ko yisi inyigisho z'umubatizo byihuse. Bahita bamubatiza, bakimara kumubatiza nta gihe cyashize yahise ajya kureba wa mukobwa. Agiye kumureba, mu makuru yamenye ko wa mukobwa yabatirijwe, reka mvuge ngo yabatirijwe, afite fiance, ndetse bari baramaze no gutanga inkwano za mbere. Arangije abura inyifato, amaze kubura inyifato aragenda ajya kureba umuhanuzi ngo abicishe mu muhanuzi. Ageze kwa mukecuru, yari umukecuru ufite amaso areba y'umwuka, ay'umubiri niyarebaga neza, ariko ay'umwuka yaracanye. Arangije amubwira amakuru y'ibyamubayeho. Aramubwira ati nuko rero mwazabimfashamo. Akivuga ngo mwazabimfashamo, umukecuru yaramutokesheje ku buryo yahubanganye, yagize ikibazo. Aritonda aramureka bagumaho, ariko mu kanya wa musore nawe yari umuhatari. Arangije aba yikoze igice, ndagushimye Mana, ndagushimye kunyemeje.
ahita abwira mukecuru, aramubwira ngo Imana irambwiye ngo ngusakarire kuvane mu nzu y'ibyatsi guhaye amabati. Mukecuru yabyinnye ikinimba n'igisirimba n'igishakamba, niko njya numva amakorazi bayatera. Nuko arahimbaza abaho, ndagushimye Mana, ibyo wambwiye urabisohoje, ibintu bigenda neza. Ntamuhaye amabati. Mu kanya gatoya dufite abahanuzi benshi bari guhumywa, bari ibihendo by'isi biri gufata ku maso, bakananirwa kuvuga iby'Imana ivuze, ahubwo bakavuga ibyo abantu bashaka. Amuherekeje bageze mu nzira, mukecuru aramubwira ati nuko rero ati mwana wanjye turakoze, Imana iguha umugisha, ati rwose unkuye mu byatsi, ati ariko atumva uko Imana imbwiye, ati Imana irambwiye ngo wa muntu Imana iramuguhaye, irambwiye ngo uzajyeyo kuwa kabiri. Urumva yaramubwiye kuwa kabiri, uzajyeyo kuwa kabiri, oya ni kuwa gatatu, yaramubwiye ngo uzajyeyo kuwa gatatu, kuko uwo munsi hari kuwa mbere, aramubwira ngo uzajyeyo kuwa gatatu ngo saa 8 zuzuye, ngo Imana irambwiye ngo iyo saha ntuzayirenze, uzajyeyo saa 8 zuzuye, kandi uzagende wambaye uko. Yari yambaye ipantaro y'umukara n'ishati ya rouge bordeaux. Aramubwira ngo uzagende wambaye gutya, ngo niko Imana imbwiye, ngo hanyuma ntuzagire byinshi uvuga, ngo Imana irambwiye ngo izivugira, ngo uzagende umubwire ko wifuza ko mubana ariko Imana yakubwiye. Irambwira ngo Imana yabirangije, ngo niko Imana imbwiye. Hagenda umusore. Mukecuru yari afitanye gahunda ya gurupe kuwa kabiri, na wa mukobwa yagombaga kuzamo, barasenganaga. Baragenda bageze muri gurupe bagisenga, bakikoza ku karago, umukecuru aba yikojeje igicu. Yikojeje igicu aravuga ngo ngo mbe muko, ngo simeruka ufite ubukwe. Undi aramubwira ati n'inkwano za mbere barazizanye. Aramubwira ngo ko numbona Imana ibyanga, umwuka w'Imana arabyanze, ngo umva uko Imana ivuganye nawe, ngo yanze kuzaruhira muri rwa rugo wari ugiyemo, ngo uko wari wiyoboye, ngo umva uko Imana ivuze. Imana iravuze ngo iguhaye ikimenyetso, simusiga, ngo ejo saa 8 zuzuye. Ngo yashimye iramwohereje, aramubwira ngo ndamubona mu maso, ngo ndamubona n'umusore w'urubavu ruto, ngo ndamubona yambaye ishati ngo ijya kumera nk'umutuku, ngo utari umutuku w'amaraso, ngo ndamubona ngo yambaye ipantaro y'umukara, ngo yambaye n'inkweto z'umukara. Arambwira ngo ejo saa 8 ngo azaba hageze, ngo naba atahageze ngo uzamenye ko navangiwe. Umukobwa ahita ajya muri konfiziyo, ariko ntibyatinze koko. Saa 8 ari mu rugo, nawe yari ategereje icyo gitangaza cy'Imana. Saa 8 agiye kubona abona umusore arahageze. Akihagera umukobwa umubiri umworosokaho, arangije aramwakira, ariko amwakira ahinda umushyitsi, yibaza ibintu Imana ivuze. Mu kanya gato umusore ati sininda, ati ndihuta, ati nakomeje kurwana n'umwuka w'Imana, ati Imana yambwiye ko ari we tuzabana, ati rwose aho kugira ngo inyice ndabikubwiye. Umukobwa ahita yikoze gicu, aravuga ngo wivunika, ngo Imana yari yarayibimbwiye, ngo Imana ivuga rimwe, ikavuga kabiri, ikavuga gatatu, ngo rwose ngo yabimbwiye, ngo nugira impungenge ejo yarayibimbwiye. Ngo ndatangaye, ngo ntangajwe nuko Imana yabivuze nimugoroba ikaba ibisoje aka kanya. Ahita amwemerera. Umusore yateguye ubukwe bwihuta, ubukwe burihuta, za nkwano za wa wundi batangira gushaka kuzisubiza. Mu gihe bari muri ibyo, umusore nawe arirukanka, wa wundi watanze inkwano yahuye n'ikibazo. Ubukwe burabaye, basohoye invitation, barasohoye invitation, ubukwe bwegereje. Umukecuru agahamagara wa musore ati ya mabati, amabati aba amabati. Umukecuru arareba, aravuga ati mbuza amabati, mbure n'ubugingo. Arangije ahitamo guhamagara wa mukobwa, amubwiza ukuri kw'ibyabaye. Arapfukama aramubwira ati Imana imbabarire, ati ubukwe ugiyemo ibizakubaho ntuzabiharira Imana. Amubwira uko byagenze, amubwira uko byagenze. Cyakoze umukobwa yabaye intwari,
nibinkundira tuzamubazanira kuri kamera zawe zabisohoza, zajya kumubashakira azabihera ubu buhamya. Umukobwa yabaye intwari, ngira ngo n'abanyakinyinya barabizi, yabaye intwari kuko yahise asupirima ubukwe bwasohotse muri invitation, ajya gushaka wa undi wa mbere, aramupfukamira amusaba imbabazi, nawe yemera kumuha imbabazi. Ubu bakoze ubukwe, urugo rwabo rwabaye rwiza. Ndimo mvuga ku buhanuzi, ubu buhanuzi bw'amarangamutima, ubuhanuzi bujyanye n'ibiguzi, ubuhanuzi bujyanye no kwiha icyubahiro no kugira ngo abantu bibonere izina. Umuntu aza agaperereza amakuru yawe, yamara kuyaperereza akazahurira nawe mu buhanuzi. Ibi ni Imana yagambiriye ku buzima bwawe, izabisohoza yabikubwiye itanabikubwiye. Impamvu ibikubwira uyikora ku mutima, ikanezerwa, igashaka kukumenera amabanga y'ibizaba. Ariko mu mugambi w'Imana ibintu igufitiye, haleluya, ipakiye ibintu ifite byawe, izabisohoza yabikubwiye itanabikubwiye. Umugambi w'Imana n'urugendo rurerure ku buzima bwawe, ugenda winjira mu mugambi w'Imana. Ibyo wasohoyemo, ibyo urimo none yari yabikubwiye. Dufite abantu barenze urwego rwo kuba abakristo, ahubwo binjiye mu buzima bwo kuraguza. Nigeze kujyana n'umuntu gusenga, nabyumva arabyibuka. Twagiye gusenga hari kera, twagiye Nyamagabe, cyo gihe yitwaga ku Gikongoro, tujya mu ishyamba ahantu. Yari afite ikibazo gikomeye kandi yashakaga ubuhanuzi, cyane. Ibindi byose bamubwiraga ijambo ntaryumve, ati ndashaka ko bandebera. Nuko turajyana rero tugiye ngo bamurebere. Mu gihe twicaye ngo bamurebere, umuhanuzi arahanura ahera ruhande. Ahereye ruhande, nje baranamanurira nubwo ntari nagiye mfite uwo mugambi wo kugira ngo bandebere. Nuko bamugezeho baramusimbuka. Umuhanuzi amugezeho arasimbuka afata ku wundi. Asimbutse afashe ku wundi kuko nyine byari mu kagoroba turimo dusenga. Aravuga ati umuntu uciyeho koko. Arongera arinyombora gatoya ajya ku ruhande aho ataragera. Ahageze nabwo amucaho. Twazoza amasengesho arambwira ati aka gasozi ntabwo kariho rezo. Ati twibuke tujya ahandi, ataka ntare ziriho. Nuko ku munsi wa kabiri tujya kurara ku kandi. Ariko amakuru mfite ni uko yashakaga ubwo buhanuzi byaje kumuviramo ko ahura n'umutuburira n'umuyobya. Cyo gihe yamutwaye amafaranga, yaramubwiye ngo namuhe, ngo Imana iramubwiye ngo ibyo amuhanurira ngo nabanza mu ituro ry'umuhanuzi. Nuko bitewe n'inyota yari afite yo gushaka ko bamurebera, rero arangije atanga ituro ry'ubuhanuzi. Nyuma nibwo twabisubiyemo, ndamubwira nti buse wagiye kuraguza agatanga igitambo, nawe muratandukanira. Ntabwo ndi buze kwinjira mu byinshi, reka nzengere no ku musozo. Wenda ibyifuzo byanyu tuzabona muri komenti, kambe basabe ibyifuzo byanyu muri komenti, cyangwa se n'ibibazo twagarukaho muzabinyandikira hasi muri komenti, kuko ibi bintu bijyanye n'Imana y'ubuhanuzi ntabwo nabivuga aka kanya gato ngo mbirangize. Guhanura kw'iki gihe byabaye sigisi. Iyo umuntu afite impano y'ubuhanuzi, n'iby'icyubahiro, n'ibyo kwirata, umuntu agenda azamuye amaboko kuko Imana yamukoresheje ibintu. Iyo umukoresheje ibintu bikanasohora, rero bwo igitangaza kiravuka, ubwo duhita tumwiruka inyuma, ibintu bigacika bikayoba. Ariko ntabwo Imana ikorera muri uriya muntu gusa. Imana igufiteho umugambi, ibyo yakugambiriyeho, ibikubwiye izabisohoza, ariko itanabikubwiye izabisohoza. Reka
reka guhagarika umutima, reka kurara udasinziriye. Imana si umuntu ngo ibeshye, Imana si umuntu ngo ibyo yagambiriye bikurweho nuko umuhanuzi ataje. Ni byiza uhuye n'abamenya, ariko nutanahura nawe izabisohoza. Ndagira ngo nkuremo umutima, ngo uhumurize, nkubwire ngo Imana igufiteho imigambi myiza. Hari igihe Imana idatabarana, idaserukana amagambo, ahubwo igaserukana ibikorwa. Hari igihe ikora icyo bita intervention rapide. Imana ishimwe cyane. Mu gihe cya Daniyeli, ntabwo ba Daniyeli bari bakeneye, ntabwo Imana yabonaga ko ikihutirwa ari ukuza kubabwira ngo bwoko bwanjye ndabakiza mu itanura ry'umuriro. Ahubwo yabonaga ko igikwiye ari uko ikwiye gutabara ikaza yiruka n'ingoga kugira ngo bayisange mu muriro. Ikibazo ufite, ntabwo Imana ibona ko igikwiye ari ukukubwira ngo nzabana nawe, ahubwo igikwiye ni ukwiza ukayisanga mu kibazo kitaguhitana. Burya cyaguhitana ntabwo ari bo bonyine. Nimusoma mu gitabo cya Esiteri, uzahere ku gice cya mbere kibanza ugeze ku cya nyuma, uzasanga nta jambo Imana ririmo. Ariko kandi Imana yari irimo yose, n'ibishura byayo n'imbaraga zayo nyinshi yari irimo. Hari igihe Imana idatabarana amagambo, ahubwo Imana igatabarana ibikorwa. Mu gihe cy'Abisiraheli, Abanyegiputa babakurikiye n'amagare y'imiriro n'amafarashi, bageze ku nyanja itukura, ntabwo ikihutirwaga ari uko Imana ivuga ngo bwoko bwanjye mbari inyuma. Oya, ikihutirwaga cyari ubutabazi bwihuse. Nguhanuriye gutabarwa kwihuse mu izina rya Yesu. Imana nikoherereza ubutabazi bwihuse bukuvana mu kibazo, aho gutunga amasezerano akazarinda ubwagwa gahuyu. Ahubwo Imana nitabarane n'ingoga. Imana nitabarane n'ingoga. Wowe unyumva, umva nguhanurire mu izina rya Yesu. Imana nizana ubutabazi, kandi Imana izanye ubutabazi mu cyimbo cy'amagambo. Kuko wabwiwe byinshi, abahanuzi baje ari benshi ku buzima bwawe, ibyo bahanuye ntibyasohoye. Amayereko wagize yabaye menshi, kuko yari amayereko arimo furu, yari amayereko agendanye n'ibyo utekereza n'ibyo wibwira. Ariko umva uko Uwiteka Imana ivuganye nawe, iravuze ngo iraje kandi ije mu bikorwa. Imana ikwiyeretse mu bikorwa kuruta mu magambo, kandi Imana nikwiyereke. Urayikeneye, urayikwiriye. Reka ngaruke gatoya nibwirira abahanuzi, ariko ho ndahasoma. Reka dusome ijambo ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice 13 ku murongo wa mbere. Kamere ku murongo wa mbere. Ndashaka kugira inama abahanuzi. Haranditse ngo maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uhanurire abahanuzi ba Isiraheli, bahanura kandi ubwire abajya bahanura ibyo bibwira mu mitima yabo ubwabo uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, bazabona ishyano babahanuzi b'abapfapfa bakurikiza ibyo bibwira, kandi ari ntacyo beretswe. Imana idufashe. Reka ngarukire kuri uwo murongo, ntaza gusoma ibintu byinshi. Izi ni inama mpabahanuzi. Nabanje nguha inama wowe ubwawe, ndakubwira ngo kuko inzira, iki gikorwa cy'ubuhanuzi ari inzira y'iby'umwuka bica mu by'umwuka bindi. Iyi nzira y'iby'umwuka na Satani ayikoreramo. Niyo mpamvu ugomba kumenya iyi myuka itatu ikorera mu bantu, ukayimenya neza. Ukamenya ngo hariho umwuka, hariho esprit de Satan.
esprit de Satan ikora ryari? Ikora mu gihe umuhanuzi ahanurana ibyaha. Ibyo byaha ubwabyo ni urwego shitani yuririraho iza kumuvangira. Nubwo yaba yarahanuye ibintu bikomeye, ariko iyo yakoze ibyaha shitani iramwataka agatangira guhanura ibintu yibwira. Kandi iyo umuntu yavangiwe ntabwo apfa kumenya ko yavangiwe. Wapi? Arahanura akabihagararaho ukagira ngo ni ukuri, ariko shitani yamwuririyemo atabizi. Ugomba kumenya ngo habaho Saint Esprit, mwuka w'Imana ukorera mu bantu. Izi mbaraga z'Imana zirahari. Imana yabwiye Eliya igihe yavuga ngo niwe muhanuzi wenyine usigaye, iramubwira ngo haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Abahanuzi b'ukuri barahari, nubwo ari bake ariko barahari. Ndagira ngo nongere nkwibutse umwuka wa gatatu na nawufatanyije n'uwa kane, ni Esprit de Rome ndetse na Esprit du Monde. Esprit de Rome abantu barimo barayikoresha cyane, barayikoresha ngo babone amaramuko, barayikoresha nk'iduka bashinze. Niyo mpamvu ujya kumva araguhanurira, amara kuguhanurira ati none se kutazana ituro. None se ituro ni ukugura. Uzi ko hari umuntu Paulo yigeze kubwira, aramubwira ngo pfana ifeza ngo pfana ifeza za. Umuntu arahanuye arangije akurikiranye ibyahanuwe, niba bisohoye aravuga ati turapasura. Niba guhanurira amafaranga, ugeze kumanurira amafaranga kandi koko yaraje yarahanuye ati mbonye Imana yohereje amadolari. Amadolari aje, nawe ubwantu uzi ko ya amadolari yaje ati turapasura, cyangwa ati cyakoza turama 1/3. Okay, ibyo byo wabikora, ariko nimukavangirwe muri uru rwego. Umwuka w'umuntu, Esprit de Rome, irimo irakora ku rwego rukomeye. Niyo mpamvu mu masengesho abantu baba bari gusenga, bagera mu mwanya mwiza, umuhanuzi yakwivugira indimi nawe yafashijwe. Tugira abantu bazi gushumuriza mu masengesho, kumva umuntu aravuze ngo vugana natwe Mana, ngo tuguteze amatwi, ngo wingo turakumva. None wa muhanuzi rero kuko yavuze indimi nyinshi, niwe barimo bashumuriza, niwe barimo benyegeza. Akibaza ati se nindamuka ntavuze cy'Imana ivuze baragira ngo naraguye. Agahita abwira ati mwumve bwoko bwanjye, ati mbahaye umugisha, ati kandi nababonye, ati mwese abari hano, ati mbakishije indwara. Ugasanga abahaye ubuhanuzi bumeze gutyo, kandi ari ibyo yitekereje ku giti cye, nta buhanuzi burimo. Hanyuma nagira ngo mbwire abahanuzi, mbabwire ngo Bibiliya iravuga ngo bazabona ishyano abantu bahanura nta Imana yababwiye, ahubwo bagahanura iby'amarangamutima yabo n'iby'imitima yabo. Mbere yo guhanura banza urebe ibyo bintu hanura, kuko hari bazabona ishyano abantu bahanura ibyo Imana itaberetse. Reka nsoze mbibutsa intambwe zipima ubuhanuzi, nubwo nazivuze, ariko intambwe yo gupima ubuhanuzi, icya mbere ni ku buhanuzi. Ku buhanuzi, ubu buhanuzi nababwiye ngo bitewe, uze gusoma mu rwandiko rwa mbere rwa Bitesalonike ibice 5 umurongo wa 19 ugeze ku wa 20. Ni ngombwa kugenzura ubu buhanuzi. Niba Imana iguha, niba ikubwiye ibintu, ntabwo ari ngombwa ngo buke mu gitondo ujya gutora umurongo ngo Imana yabivuze. Nigeze ku okay, byo ni birebire. Hari umuntu ibwira ubuyobozi bugahita bujya ajya gutera hejuru umuyobozi bikamubwira ngo Imana yambwiye ko nzagusimbura. Niyo mpamvu mu buhanuzi ugomba kugira ubwenge, ushobora kutamusimbura akakwikiza. Sawuli yamenye ko Dawidi azamusimbura, ariko yamubijije icyuya, yamuhigiye kenshi. Hari ibigeragezo uzahura nabyo bitewe no kutagenzura no kutagira ubwenge mu buhanuzi.
naho ku buhanuzi ubwabyo cyangwa se reka duhere ku muhanuzi. Uyu muhanuzi ni ukureba imibereho y'umuhanuzi niba abaho mu bwere. Iki kintu mukitondere. Umuhanuzi agomba kuba afite ubuhamya bwiza, agomba kuba ari inyangamugayo, agomba kuba atari interenganya, agomba kugenda nk'utwaye amabanga. Naho ninde umubonye mu majipo ni umuhanuzi, ninde umubonye iriya, hanyuma urajya no kumushakaho iby'umwuka. Uyu muhanuzi agomba kugenda nk'utwaye amabanga y'Imana. Muhanuzi uneze amatwi, gomba kubaho mu bwere, ishyira Imana cyane kugira ngo Imana mu kugukoresha ikubone ari wowe uhari. Nibaza ngo ninde natuma isange uri hafi aho ngaho. Egera Imana cyane kugira ngo iyo mpano yawe itazagushyira mu kaga. Icya kabiri ni imyitwarire y'umuhanuzi muri sosiyete. Muri sosiyete uyu muhanuzi abayeho ate? Genzura iyo myitwarire y'ubuhanuzi muri sosiyete abayemo, cyangwa se mu itorero, cyangwa se mu rugo rwe, cyangwa se muri karitsiye atuyemo. Uyu muhanuzi imyitwarire yimeze ite? Aho nari ndimo mvuga mu kugenzura ubuhanuzi. Banza urebe umuhanuzi ubwe, hanyuma numara kureba umuhanuzi urebe ibyo bintu bigera muri 2 wenda mvuze. Hanyuma ku buhanuzi rero, ku kijyanye n'ubuhanuzi, ni ukureba niba ubuhanuzi bujyanye na Bibiliya. Ibyo bintu ubuhanuzi buvuze bujyanye na Bibiliya cyangwa biri hirya ya Bibiliya? Biri muri Bibiliya. Icya kabiri ni ukureba niba ubuhanuzi bwubahisha Imana. Ubuhanuzi buhesheje Imana icyubahiro. Hari ubuhanuzi bukoreshwa mu mvugo nyandagazi butari ubwo kubahisha Imana. Hari abo nabonye agenda, hari uwo nigeze kubona mu butayu afata umugore aramuheka, afata umugore w'abandi utari uwe amuterera ibitugu, agenda yivugishwa indimi ngo arimo arahanura. Ntabwo ubwo buhanuzi bwubahishije Imana n'abantu. Nukureba niba ubwo buhanuzi buhanuwe burimo bwubahisha Imana, buvuzwe mu mvugo yubahisha Imana. Ikindi ni ukureba niba, uretse na byinshi navuga, ahubwo ikindi gikomeye ni ugutegereza ko buzasohora. Tegereza ubwo buhanuzi ko buzasohora. Icyanyuma reka no kuvuga byinshi, reka ndekeraho ngaho kugira ngo ibindi tuzabikoreshe, tuzabigarukeho dukurikije ibyifuzo byanyu mwanditse muri komenti. Tuzagaruka ku kindi gice ariko cyo gusubiza ibyifuzo abantu banditse muri komenti. Imana idufashe mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Giye gusengera wowe wagushijwe n'ubuhanuzi, wowe ubitse amasezerano menshi arunze aho ngaho, unaniwe gutegereza. Reka dusenga Imana. Niba ari Imana yabivuze izabisohoza. Kibazo si ugutinda kwabyo, kuko gutinda kwabyo ni garanti yawe. Nta ushobora kujya ubuhanuzi butarasohora niba ari Imana yabuvuze. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimiye, tugushimiye ko wemeye kuduha Yesu. Kandi nawe Yesu turagushimye ko wemeye kuza ukabona ko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo ukaza mu isi. Kandi umaze kugenda, tugushimiye ko wadusigiye umufasha ari we Mwuka Wera. Uyu mufasha yaje kubana natwe iminsi yose, kandi tugushimiye izi mpano wasutse ku itorero. Twari turimo tuvuga ku mpano y'ubuhanuzi, turasabye kugira ngo ubu buhanuzi bukorere mu itorero. Ubuhanuzi burakenewe, turabushaka. Abantu bakeneye kumenya icyo ugambiriye ku itorero, abantu bakeneye kumenya icyo ugambiriye ku isi, abantu bakeneye kumenya icyo ugambiriye ku gihugu binyuze mu bahanuzi. Dukeneye abahanuzi beza batavangiye. Dukeneye ko Saint Esprit yakorera mu bantu cyane kuruta Esprit de Rome, kuruta Esprit du monde, kuruta Esprit de Satan. Urakoze kubyumvise. Bana natwe, reka iki kiganiro tugize Umwuka Wera giherekeze, kizahembure benshi, kizubake benshi mu izina rya Yesu, amen, amen.